Mu myaka 30 ishize umwana w'umusore w'imyaka 18 wabaga iwabo mu nzu ya se na nyina atagira akazi, bigakomeza uko kugera ku myaka 25 cyangwa se 30, yitwaga ko atangiye guhombera ababyeyi n'igihugu. Uyu kuri iyi myaka yagombaga kuba yaravuye mu rugo rw'ababyeyi be, yaragiye kwishakira icumbi cyangwa se yaranagiye kubaka urwe. Iyo bitabaga bimeze uku, bavuga ko uyu musore atagerageza uko ashoboye kose ngo yubake ubuzima bwe bwite adashingiye ku bw'ababyeyi be. Ibi babivugaga kubera ko umuryango mugari wacu utubwira ko umuntu uvutse ari uw'igitsina gabo aba akwiye kugira imyaka runaka y'ubukure, agashimira ababyeyi be bamubyaye bakamukuza, ubundi agafata inzira akajya gushaka ubuzima bwe igihe kikazanagira agashinga uwe muryango. Gusa nk'uko imibare bigaragaza, iyi nkuru y'imibereho yo mu myaka ya za 80 ntabwo ikiri imwe n'inkuru y'imibereho ya none. Ku isi hari umubare munini w'abasore bari mu mpera z'ikinyacumi cya kabiri cy'imyaka yabo y'ubukure, ndetse n'abari mu kinyacumi cya gatatu cy'imyaka yabo y'ubukure bakibana n'ababyeyi babo mu nzu, kandi ni ibintu bisanzwe. Bibarwa ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 55% by'abasore bari hagati y'imyaka 18 na 30 bakiba mu nzu z'ababyeyi babo. Muri Australia uyu mubare urakabakaba muri 54%. Ibi ni ibintu abantu bahoze bacira imanza ndetse bakabikinamo za filme berekana ko umusore umeze atya abadatanga icyizere cyo kuzavamo umugabo uhamye. Uyu munsi ibi ni ibintu bisanzwe. Ku rundi ruhande, ab'igitsina gore baritwara neza muri uru rwego. Hari inkuru y'ubushakashatsi yerutse kwandikwa na New York Times igaragaza ko mu mashuri atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakobwa bitwara neza cyane mu mitsindire kurusha abasaza babo. Ibi byatumye benshi bibaza ibibazo nka kubera iki abana b'abahungu barimo gusigara inyuma. Mu bihugu 20 bya mbere bikize kurusha ibindi byose ku isi, abakobwa baruta abahungu ho ijanisha rya 13 mu birebana no kubona diplome no gutsinda neza mu mashuri. Kubera iki? Tugiye kuvuga kuri bumwe mu bushakashatsi bugaragaza itandukaniro rikomeye mu bajene b'igitsina gabo bo mu myaka 30 ishize n'abajene b'igitsina gabo ba none. Abanone bashinjwa kutagira ingufu zihagije no kudakomera nk'uko ababyeyi babo cyangwa se bakuru babo bo mu myaka 30 ishize babaga bameze muri iyo myaka. Ibi bituruka kuki? Turanavuga ku miterere karemano y'umugabo yo kuba umutwe w'urugo n'umuryango muri rusange n'umutwe w'ubuzima bwe birumvikana. Aho agomba gukora byose birimo n'ibimubabaza, ariko akabaho nabe bakabaho kandi ntiyemererwe kugaragaza ububabare cyangwa se intege nke. Iyi nshingano n'imiterere umugabo yaba arimo kubivaho muri ibi bihe. Reka tubivugeho. Kubera ko wowe kigorwa no gukodesha inzu, wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari na bake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited, ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga. Bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba mu bunyangamugayo bwinshi kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etaje ya mbere. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 27 73 0860. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda. Kugabanuka kw'akazi gasaba gukoresha ingufu, kwiyongera kw'igihe abantu bamara bicaye bari mu kazi gakoreshwa mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse no kurya ibyo kurya bitari byiza, byose byemezwa ko bigira uruhare mu kugabanya imbaraga z'umubiri ku basore. Ariko nanone imbaraga z'ubwonko n'imyitwarire zituma umuntu yumva ko icyuya cye ari cyo kigomba kubeshaho abandi benshi bari mu nshingano ze cyangwa se abashobora gushyira mu nshingano ze. Izi nazo ngo zaragabanutse cyane. Gushyira imbaraga nyinshi ku moshya mu bikorwa byo kwandika ubutumwa no gukina imikino yo kuri telefone aho kuba ku mirimo ikoreshwa intoki mu buryo bw'imbaraga, ibi nabyo ngo byatumye abantu bagira imikaya yoroshye kurusha mbere.
niko The Times yigeze kwandika. Kwiyongera kw'ibiryo bitarimo intungamubiri bihagije kandi byatunganyirijwe mu nganda hamwe no kugabanuka kw'imirire yuzuye kandi ifite akamaro nabyo ngo bishobora gutuma abagabo batagera ku bushobozi bwabo bwuzuye bw'umubiri. Ibi bikagira ingaruka ku mikorere y'ubwonko ndetse n'imiterere y'umubiri wabo, nko kugira imbaraga nke. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko kugabanya imyitozo ngororamubiri bishobora gutera impinduka mu mikorere y'imisemburo y'umubiri, metabolic changes, ndetse no kugabanuka kw'imikaya yo mu birenge, leg lean mass, nanone bigatera imbaraga nke zo gufata ikintu runaka, poor grip strength. Ibi ngo bishobora kuba ikimenyetso cyerekana ibibazo by'ubuzima bishobora kuzabaho mu gihe kiri imbere, nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, NIH, ndetse na The Washington Post. Gusa reka tuve muri ibi by'inyuma, ahubwo twigire mu miterere nyirizina y'abagabo. Byemezwa ko abasore n'abagabo b'uyu munsi batandukanye cyane n'abo mu myaka yashize kubera impamvu zitandukanye, zirimo ko muri iyo myaka umusore mu rugo cyangwa se umugabo mu rugo ngo yabaga ategetswe kugira bumwe mu bumenyi bw'ibanze busaba imbaraga z'umubiri. Akamenya gusana igisenge cy'inzu igihe cyavuye, niba urugi rwacitse akamenya kurusana, niba ari abanyamujyi igihe barimo kwimuka akamenya gufunga no gufungura igitanda n'ibindi bikoresho byo mu nzu. Gusa uyu munsi ibi byarahindutse. Amafaranga yasimbuye ibintu byinshi. Hahora hari abantu bakora buri kintu bakabyishyurirwa, ibituma ntawe ugikeneye kugira ubwo bumenyi kubera ko ubwo bumenyi bwahoze ari ubw'ibanze kuri buri mugabo. Uyu munsi ni umwuga utunze abandi bantu. Aya magambo ngiye gukoresha hano arasobanura uburyo ab'igitsina gabo bagomba kwiyumva no kumera mu maso ya sosiyete. Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, niko bavuga. Iyo agiye hanze ngo rubandira kubona. Isi ishaka kubabona bigana umuhate, bakorana imbaraga ibishoboka n'ibidashoboka ngo bavane imiryango yabo mu bukene. Izi ni inshingano. Basabwa kwishyura fagitire z'epfo n'iza ruguru, uwo binaniye agafatwa nk'uwarumbiye umuryango. Ni umuruho bose basangiye hirya no hino ku isi. Sosiyete y'abantu cyangwa se inyoko muntu muri rusange yababwiye ko umugabo atemerewe kugaragaza intege nke, kabone nubwo yaba abura akanya gato ngo ashire mu mwuka. Ababitinyutse baragawa. Ibi bigasunikira benshi mu kudatinyuka gusaba ubufasha iyo hari ubukeneye, ngo atarebwa nabi cyangwa se akavugwaho kutaba umugabo bihagije. Ku isi yose abagabo nibo bazi imbere mu biyahuza imiti myinshi bashaka kureba ko ibibazo bafite babyibagirwa. Bazi imbere mu biyahura cyane, ni nabo bazi imbere mu badafite aho kuba kandi atari uko batahuranye, ni nabo benshi muri gereza. Ibi byose abagabo banyuramo ntabwo ari urwitwazo rw'uko isi yabananiye cyangwa se yabasabye kuba bo batari bo, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko hari byinshi banyuramo, rimwe na rimwe birimo ibyo bagwamo bagamije kwemeza buri wese koko ko ari abagabo nk'uko sosiyete bibategeka, bakisanga baguye mu byago birimo n'ibyo batabasha kwivanamo. Aka gahinda kose ntabwo bashobora kujya ku karubanda ngo bakavuge, kagaragazwa n'ibi twavugagaho mu kanya biza gahoro gahoro. Muri make banga kwivugira ngo ibikorwa n'ibimenyetso byivugire, bikarangira bamwe bahasize ubuzima. Igiteye impungenge ababuriyemo ubuzima cyangwa se abahuriramo n'ingaruka ku buryo batazagira kongera kugira icyo bimarira, sosiyete iragaruka ikabashinja ko batigeze babivuga kare ngo bafashwe. Ariko se iyo babivuze koko barafashwa? Hari abahanga mu by'imitekerereze bagaragaza ko byinshi mu bibazo abagabo bafite muri iyi minsi bitaza ko kanya ngo bihutireho. Ntabwo babivuga, ariko hari ibimenyetso byinshi bagaragaza, rimwe na rimwe bikirengagizwa cyangwa se n'ibihabwa agaciro. Bitekerezwa ko watangiye guhura n'ibi bibazo ushobora kubyumvira mu mvugo ze. Atangira kuvuga nabi, yaba asanzwe ataha kare mu buryo budasobanutse agatangira gutinda gutaha. Niba ari ufite imodoka, mu gihe atashye akamara iminota myinshi mu modoka mbere yuko ayisohokamo ngo yinjire mu nzu, utangira kumubaza amakuru ye akagutanga kurangiza interuro ati wowe ntugire ikibazo rwose, meze neza. Ibi byose ni ibintu ngo bitaba umunsi umwe, bifata iminsi, ariko bigasaba umuhanga kugira ngo avumbure ko hari icyahindutse, kubera ko abagabo bakura bigishwa kuba abagabo nyine, kandi ko kuvuga intege nke zabo bitagomba kuba mu kiboneza mvugo cyabo. Ni nako bigenda iyo bashatse kurira. Umwana w'umuhungu akura bamubwira ko adakwiriye kurizwa n'ubusa, uw'umukobwa yarize abagomba guhozwa. Nko mu muhango w'ubukwe, umwana w'umukobwa ugiye gushyingirwa ashobora kurira cyane kandi koko byumvikana ko agiye gusiga ababyeyi be n'abavandimwe be, agasanga umugabo akarira agahozwa, ariko umukwe watinyuka kurira byagaragara ukundi. Hari umwanditsi w'umunyamerikakazi witwa Christine Emba wagaragaje ko kenshi ijambo uburenganzira bw'abagabo ritumvikana neza, kubera ko bo ahubwo bakwiye gukora ku buryo uburenganzira bw'abandi bwubahirizwa. Ni inshingano zabo gukora ku buryo buri wese amererwa neza, haba mu muryango we ndetse no muri sosiyete muri rusange.
umugabo ategetswe kuba umurinzi w'umuryango we, byamugora agasekwa aho gufashwa. Iyi si isaba umugabo kuba uw'akamaro mu bikorwa rusange, muri make gushakira abandi ibyishimo n'ubuzima bwiza, gusa ibyishimo bye n'ubuzima bwe akabyimenyera, ntawe umufite mu nshingano, niko bivugwa. Hari umwanditsi witwa Scott Galloway yanditse igitabo yise Notes on Being a Man. Agaragaza ko ku isi hari abagabo benshi bari mu bihe bibi, aho nta muntu ushaka kubivugaho, kuva ku buryo bigishwa mu mashuri, uko bafatwa mu kazi, imikorere y'imbuga nkoranyambaga ziriho ubu zisa n'izakozwe zigamije kureshya abagabo babuze amajyo aho kubafasha gukira ibikomere byabo. Uyu mwanditsi akavuga ko nibura 45% by'abagabo bari hagati y'imyaka 18 na 25 ku isi yose ngo ntabwo bigeze bagerageza kwegera umukobwa bari mu kigero kimwe ubaruta cyangwa se uwo baruta, kubera gutinya guseba, kubera ko kenshi ntibaba bafite ibyo sosiyete yavuze ko umugabo akwiriye kuba afite mu gihe ashaka kugira uwo areshya cyangwa tereta nk'uko bivugwa. Hari umwanditsi w'umwongereza witwa Richard Reeves wakunze gucisha ibiganiro bye ku rubuga rwa YouTube, yigeze kuvuga ko abagabo benshi muri iki gihe baticwa n'ubugizi bwa nabi ubu ngubu dusanzwe tuzi bwo gukubitwa, kuraswa n'ibindi, bicwa n'ubugizi bwa nabi bakorerwa bukabamunga imitima. Ibi bigatuma bamwe bahugira mu by'ibiyobyabwenge, inzoga, urusimbi n'ibindi batekereza ko biza gutuma bashira ku gahinda kari mu mitima yabo, ariko bikarangira ntacyo bibafashije. Reeves akavuga ko hejuru y'urupfu, umubare mwinshi w'abana bareka ishuri cyangwa se abantu bahitamo kureka akazi muri iki gihe ngo abenshi n'ab'igitsina gabo. Uyu mwanditsi agashimangira ko iki kibazo gikomeje kureberwa gutya bishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku isi, kubera ko ntabwo wakwitega kubaka umuryango ukomeye mu gihe abagabo bari mu bagize uwo muryango babaho bumva ntacyo bamaze, kandi ugahindukira akaba ari busaba kuba inkingi z'uwo muryango. Ati bishoboka bite ko inkingi yoroheje ariyo wasaba kubakirwaho umuryango ukomeye. Reeves akavuga ko abagabo isi irimo kurera uyu munsi ari wo musaruro izabona mu gihe kiri imbere. Ati umugabo wamaze kwitakariza icyizere ntabwo wamutegaho kuzaba umubyeyi w'icyitegererezo mu gihe kizaza. Mu bitaro bya Ndera bivura indwara zo mu mutwe, ibitaro bimaze imyaka 57 bitangiye gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, ababigana barasa n'abarenze ubushobozi bwabyo, baragera ku 116%. Imibare ikagaragaza ko nko mu 2024-2025 ibi bitaro byakiriye abarwayi basaga 119,000, bivuze ko biyongereho 17.7% ugereranije n'umwaka wari wabanje. Indwara zo mu mutwe ziganje ni igicuri, abayifite ibyo bitaro byakiriye mu 2024-2025 ari 36 n'abantu 97, ni 29.8% by'abarwayi bose babigannye. Indwara ifata ubwonko yitwa schizophrenie, ibi bitaro byakiriye abayirwaye bagera ku 24,991, aba ni 20.14% by'abarwayi bose byakiriye. Hari kandi indwara ya acute and transient psychotic disorder, ishobora kuzihutiyeho ariko nanone idatinda gukira. Ishobora guterwa n'umunaniro umuntu ahuye nawo, igikomere cyangwa se ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, bamwe bakayita umujagararo n'izindi. Dr Arthur Rukundo ukorera mu bitaro bya Caraes Ndera avuga ko abagabo ari bo benshi bakira muri ibi bitaro kubera ko bangana na 54%, abagore ni 46%, nanone urubyiruko rukaba rwinshi. Ati abahungu bihariye umubare munini, ati nibo twakira cyane bitewe n'agahinda gakabije kenshi gaterwa n'ibiyobyabwenge. Yavuze ko agahinda gasanzwe kabaho, ariko nk'iyo umuntu yakagize igihe kinini yarabitewe n'impamvu zitandukanye nko kuburuwe ntabyakire n'ibindi, ngo biba ari ngombwa ko ajya kwa muganga bakamufasha. Ikigo cy'Abongereza cyitwa The Center for Male Psychology kivuga ko nk'abantu biyahura cyane usanga ari abari mu myaka 30 na 40, bakabiterwa n'ibibazo by'imiryango birimo no gutandukana kw'abashakanye. Akenshi ngo hari abagabo benshi biyahura kubera ibibazo nk'ibi ngibi, by'umwihariko kuba inkiko zarategetse ko batazongera kubona abana babo mu gihe batandukanye n'abo bashakanye, bagasigara bumva ntacyo bamaze ku isi. Iki kigo kikavuga ko abagabo basabwa kuvuga ikibari ku mutima, ababitinyuka isi baseka. Babwirwa ko nta mugabo ugira amarangamutima agaragara inyuma, basabwa kuba bahigi bibeshaho imiryango yabo, baza n'ibidahagije bakabigayirwa rwose. Akura bamubwiye ko akwiye kwigirira icyizere, yabikabya bikavugwa ko yirata. Hari inzobere zivuga ko iyi ngiyi ari imwe mu mpamvu nyinshi muri iyi minsi hari abagabo benshi bihebeye urusimbi, ubusambanyi bwo kuri internet cyangwa se ibindi bintu birangaza biri ku mbuga nkoranyambaga. Bikemezwa ko benshi babijyamo atari uko bayobewe ko ari bibi, ahubwo ngo nibyo bibarinda kumwara muri rubanda. Abanditsi Richard Reeves na Christine Ember bagaragaza ko hari abumva ko kwita ku bagabo ari ikibazo gikomeye ku hazaza h'isi. Nyamara ngo ubu buryo nibwo amateka agaragaza ko bwagiye bwubaka isi mu gihe cyose yabaga ivuye mu bibazo bikomeye nk'intambara,
ibyorezo n'ibindi. Kumera neza kwabo cyangwa se kubitaho ngo si uburozi ahubwo ni imbaraga ariko zikeneye ubuyobozi kugira ngo ubwo bubasha nabo batabukabya bagatsikamira abandi. Imbaraga zose iyo ziyobowe nabi cyangwa se ahantu hatariho zihinduka nk'igisasu kirimbuzi, ariko iyo zikoreshejwe neza zikaba umusemburo w'ibyiza. Muri sosiyete y'uyu munsi izi mbaraga z'abagabo ngo ntabwo zikirimo kuyoborwa mu nzira nziza, ahubwo zirimo ku biciro ry'imigani. Unenze ikintu atagaragaza ikigisimbura cyiza aba ameze nk'ucukura icyobo imbere mu muhanda azanyuramo ejo. Bavuga ko umutima n'imibereho y'umugabo bidashyizwemo ko afite agaciro cyangwa se ko hari icyo amariye sosiyete, ngo hari ikindi kizaza uwo mutima kikawuzuzamo umujinya. Bakagaragaza ko abo bagabo igihe badahawe umwanya cyangwa se agaciro ngo sosiyete bumve neza uko bari, aho gushaka ko baba abo batari bo, ngo hari uzaza akavuga ko nta n'icyo bamaze. Mu mibare abagabo nibo bayoboye isi, ariko hari abatabibona nk'ukuri. Nibyo hari abagabo bamwe bafite imyanya ikomeye haba muri za leta n'ibigo bikomeye ku isi, ariko ntabwo bahagarariye abandi bagabo benshi ku isi bafite imirimo iciriritse itababeshaho uko bikwiye. Barimo banyakabyizi mu birombe by'amabuye y'agaciro, bari inyuma y'amakamyo ari abatandi boyi cyangwa se bayatwaye, cyangwa se ari abazamu ku bitaro n'ibindi bigo no ku ngo z'abantu. Aba bari muri iyi mirimo byemezwa ko ntawe ubabona cyangwa se ngo yibahemo ijambo. Bari aho ngo bakore ibyo bategetswe, ariko nta kindi bemerewe kurenzaho cyangwa se kugabanyaho. Abagabo bose ntabwo ari abavuga rikijyana nk'uko Galloway abigaragaza mu gitabo cye. Niyo bari muri ako kazi bakakagiriramo impanuka wenda bakabura ubuzima, imitwe y'inkuru z'ibinyamakuru ntabwo ivuga amazina yabo. Bavuga ko umugabo w'imyaka iyi n'iyi wakoraga ubuyede cyangwa se akazi kanaka nta zina ubonamo, kubera ko igikomeye ni akazi yakoraga kurushaho ubwe nk'ikiremwa muntu. Muri iyo mirimo iyo bashaje cyangwa se bahuye n'impanuka bahita birukanwa kubera ko nta kindi bakimaze. Richard Reeves na Christine Ember bavuga ko niba isi ishaka guhagarika ibibazo by'abagabo bihebye batakiyumva nk'abagabo muri sosiyete, ngo hakenewe kubanza kubatega amatwi bakitabwaho badahanirwa kugaragaza intege nke zabo, kubera ko kugira intege nke ngo ari bimwe mu biranga ikiremwa muntu, kandi intege nke ntabwo ari iherezo ry'ubuzima ahubwo ni intangiriro yo gushaka igisubizo. Ati bidusaba gushishoza tukamenya ibyo abagabo bagaragazamo akababaro kabo birimo gusaba ubufasha ariko ntibavuge mu buryo bweruye. Aka kababaro k'abagabo ngo ugasanga mu burakari budasobanutse, kumanika amaboko bakareka ibyo bari bagiye gukora, guceceka, gushaka ibindi bibahuza, kwishora mu mico n'imyitwarire bishobora kubagiraho ingaruka. Icyakora aba bagabo nabo bakagirwa inama yo kuticara ngo baterere agati mu ryinyo bumve ko hari uzaza kubatabara, ngo bagomba kwiyubaka ntibemere guheranwa n'amahame sosiyete yabashyiriyeho, bikaba bimwe by'ushaka gukira indwara ayirata. Ibibazo isi yababwiye kumira nyamara birimo kubarimbura, basabwa gutobora bakabigaragaza. Gukemura ibibazo kwabo ngo kugomba kujyana no kuvuga ikibababaje, icyabananiye no gufatanya kugishakira igisubizo. Ntabwo ubufasha bw'abagabo bukwiriye kuba ikintu cyiza kubw'impanuka, ngo basabwa kubwubaka kandi bugahoraho. Ntibibe bimwe byaho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi, usabwa no kumenya icyamugushije. Abagabo ngo ntabwo bakwiye kubaho bahanganye basa n'abari mu irushanwa, ngo bakwiye kubaho buzuzanya. Igihe cyose isi yagiye itera imbere ngo byaturukaga ku bufatanye. Impinduka zose zihera ku gufatanya. Bica intege na babandi bumvaga ko ibintu ari uko byahoze. Uburyo isi iteye uyu munsi yumvishije abagabo ko ari nk'abandi bantu bose, ibyo umwe yakora n'abandi bose babikora. Ikindi abagabo bagirwa inama yo kumenya ngo nuko kuba umunyembaraga bitavuze kubikinya, ngo bashire bumva kandi hafi yabo hari ubufasha. Kuba umunyembaraga harimo no kutamanika amaboko imbere y'ibibazo. Umutima we akwiriye kuwurinda kwangirika no kurekura, nk'uko wumva warinda umuryango wawe ntugire ikiwuhungabanya. Niba igisubizo ari ukuvuga, ngo ni byiza kuvuga, ubu ngo nibwo butwari. Igisubizo cy'ibi bibazo birimo gutwara abagabo gahoro gahoro ngo ntabwo ari ukubabwira ko amazi yamaze kurenga inkombe, ko bakwiye kwemera ko ari uko bimeze, ahubwo ngo bakwiye kuyoborwa ngo iyo si bayibemo ukwiri, bataretse kuba bo bari bo, ariko kandi ntawe bahutaje. Ngo bakeneye utabaseka kubera ko bagize intege nke, ahubwo ubafasha ngo intege nke zabo zigabanuke. Ntabwo bakeneye ko tubavanaho igitutu cy'inshingano, ahubwo ni ukubafasha kugira ngo icyo gitutu babone nuko bakigobotora. Abagabo bakeneye kubona ko babayeho kubw'impamvu aho kubafata nkaho ntacyo bamaze. Iyo yumva ntacyo amaze, aba yamaze kubona ko adakwiriye no kuba araho. Iyo yeretswe ko hari icyo amaze, ntacyo aba atakora ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Ngiyi impamvu byemezwa ko umugabo ubyuka kare saa 11 za mu gitondo agiye ku kazi k'ingufu, agataha mu ijoro ananiwe, adashobora kubyinubira, umwaka ugashira undi ugataha. Igikomeye kuri we si imvune z'akazi,
igikomeye kuri we ni ukubaho yumva ntacyo amaze. Sosiyete niba ikeneye ko ingo z'ahazaza zikomera, imijyi n'ibyaro ntibibemo ibyaha byinshi, igashaka abana batekereza neza batakuriye mu miryango irimo ibikomere, nk'umugabo akwiye gutekerezwaho cyane. Nshuti bakunze mwadukurikiye, ibyo twavuze byose muri iki kiganiro ni ibyanditswe n'abanditsi Christian Ember na Richard Reeves. Mwakoze kutwumva. Sinzi niba wari uzi iyi nkuru, ariko mudasobwa ya mbere yabayeho yitwaga Electronic Numerical Integrator in Computer, yakozwe mu 1942. Yapimaga toni 27 z'uburemere, ikajya ahantu hapima metero kare 167. Yanganaga n'inzu. Muri iki gihe nta watekerezaga ko uyu munsi mudasobwa izabikwirwa mu mufuko w'umwambaro, kandi birebana nayo byose abahanga bo muri WGP Group Technology bakabikora mu kanya gato cyane. WGP Group Technology ni ikigo gifite aba-engineer bazobereye cyane mu birebana na computer byose, haba mu kuzikanika, kubaka imbuga za internet cyangwa website development na mobile application development, gushyira ikoranabuhanga mu bintu bitandukanye nk'ibikoresho byo mu nzu, ibizwi nka IoT systems and AI driven solution. Ibi ni ugukora ku buryo bimwe mu bikoresho nk'ibyo mu rugo, ibyo mu kazi nko mu buhinzi, mu bwikorezi n'ahandi bikora nk'ibiza ubwenge. Ni nko gukora ku buryo inzugi zikingura, amatara akaba yakwiyatsa, bimwe mu bikoresho bikikoresha. Muri WGP Group Technology kandi dukora ibyitwa 3D printing, imitako, ibikoresho byo mu biro, bimwe mu bikoresho byo mu rugo n'ibindi byinshi watekerezaga ko bikorerwa kure. Muri WGP Group Technology babikorera design bakanabiprintinga kubera ko bafite imashini ikora 3D printing. Tugira kandi cloud hosting kubifuza services zo kubika data zo ku mbuga za internet. Dufite server nini kandi zigezweho. Muri WGP Group Technology kandi tunatanga imenyereza mwuga ku banyeshuri baba biga mu mashuri yisumbuye, kaminuza ndetse na professional internship. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 95 57 15 16. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa#WGPGroupTechnology.com. Ushobora no gusura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook na Instagram, hose ni WGP Group Technology. Ntabwo ubuzima bwacu bwigeze bworoha nk'uyu munsi igihe WGP Group Technology yari itaraza.